mu mirongo migari amateka ya RDF dufite nk'uko yabivuze ifite amateka navuga ngo RDF ibaye ubukombe mu kinyarwanda cyiza niko bavuga ibaye ubukombe kuva kuri RPA ukaba RDF yavuze ikintu gikomeye cyane kijyanye n'uburyo RPA yakiriye abari batsinzwe bari muri izo ngabo biriya bintu byo kuvanga ngabo n'ubundi byari bisanzwe byarateganyijwe mu masezerano ya Arusha kugira ngo yari protokole ya gatatu kuko yari amasezerano yarimo za protokole nyinshi yari protokole ifite nimero 3 ariko wenda umbwiye ngo igisirikare cya kera ex-FAR iyo bantu bazi nka ex-FAR ngiye kukubwira ibintu umugabo witwa General Romeo Dallaire yavuze. Romeo Dallaire ni umusirikare muramuzi yayoboye ingabo zari z'umuryango w'abibumbye hano Minuar. Yagiye mu gutanga ubuhamya mu kwezi kwa mbere mu 2004 mu rubanza rw'abiswe itsinda ry'abasirikare cyo bise le procès des militaires. Harimo Colonel Bagosora, harimo abitwa basirikare ba Anatole Nsengiyumva, harimo yoboraga umutwe w'abaparakomando witwa Aloise Ntabakuze Major. So icyo gihe muri urwo rubanza yagaragaje isura we uko yabonaga ex-FAR. Mu kwezi kwa munani yaje mu kwezi kwa munani 1993 yaje mu cyo bise mission d'évaluation, mission yo kureba kuko bateganyaga gukora deployment mu kwezi kwa 12 noneho mu mpera z'umwaka noneho aza mbere mu kwa munani wenda yashoboraga kureba mission d'évaluation urumva birimo kumenya ibyo bazakenera aho bazakambika logistique kumenya igihugu kumenya abo bazakorana. Mission d'évaluation irimo ibintu byinshi nk'ibyo ngibyo. Akihagera nyuma yo kuhava yavuze ko constat icyo yabonye ndakoresha amagambo ye yavuze ngo les ex-FAR étaient une armée mal orientée, indisciplinée et non déterminée à remplir ses fonctions. Bivuze ngo ikirere bivuze ngo yabonye igisirikare nyine kitagira icyerekezo, mal orienté, donc cyari igisirikare kitagira umurongo, igisirikare kidafite gahunda, kidafite icyerekezo, igisirikare kitagira indiscipline, ikinyabupfura cyangwa se niba ariko nabivuga, igisirikare abona we kubwe gifite ibibazo bya commandement, byo bita chaîne de commandement. Yavuzemo ikintu cyitwa rupture de la chaîne de commandement. Ni ukuvuga yuko abasirikare bato ntabwo bashoboraga kwemera amabwiriza y'ababakuriye, hanyuma we ubwe aravuga ngo icyo gisirikare ubwacyo cyari danger, cyari ikibazo. Uwo ni General Romeo Dallaire mu buhamya yatanze Arusha 2 on record. Icyo gisirikare rero kimeze gutyo kukigereranya na RDF byaba ari ukuvanga amasaka n'amasakaramentu cyangwa se kugereranya ibintu bibiri utabona uko ubihuza, kuko kimwe mu bintu RDF izwiho ni discipline. Kuko buriya Fande araza kukubwira wenda mu strategie militaire hari ibintu azi ngewe ntazi, ariko ubundi igisirikare kumenya buri igisirikare ni isura ya politike. Ni isura ya politike. Kiriya gisirikare wabonagamo abantu bameze nk'ibirara, ushobora kubona uko politike yari ihari yari imeze. Buriya FRDC iguha ishusho ya Commander in Chief, RDF nayo iguha ishusho ya Commander in Chief. Ni ukuvuga ngo rero efficacité y'igisirikare hari abantu bibwira ko wayirebera kuri PIB, wayirebera ku mafaranga gishora mu gisirikare, wayirebera wenda ku mubare w'abasirikare kuri effectif. Ibyo byose wisa compte cya kigo cy'abanyamerika iyo kirimo kuvuga ngo dore ibisirikare bikomeye muri Afurika
FRDC iza ari iya munani ariko ibintu ubona RDF yujuje ni ibintu nka bitatu nakubwira ni efficacité au combat donc kubirebera ngo la efficacité navuga uburyo yitwara ku rugamba ikindi nakubwira icyo bita discipline organisationnelle ni icya kabiri nicyo bita souplesse diplomatique souplesse diplomatique afandari muri international military cooperation ibyo mvuga arabyumva hazamo ni umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda akaba ari nawe uyobora ubutwererane. Ibyo ngibyo rero byose icyo bikwereka par contre icyo gihe Romeo Dallaire yatangaga ubuhamya iyo ureba aya mategeko mpuzamahanga yerekeranye n'iby'intambara dukunda kubyita ngo ni international humanitarian law ariko ubundi tubyita sauvagement droit de la guerre usanga RPA yatangiye gukora inshingano z'igisirikare za armée conventionnelle armée professionnelle kandi ikiri inyeshyamba urabibona nanjye ngira ngo nahariya mu ngoro yo kwibohora ubona abasirikare bateruye utwana abandi batwaye inkomere biriya bintu ubundi koko muri droit international humanitaire birimo ariko ni gake uzasanga abantu bitwa inyeshyamba bakora biriya hanyuma ikintu gikomeye kindi ngira ngo uribuka ikintu bise declaration do Kigeme declaration do Kigeme hari abasirikare bari bayirimo baba ex-FARE mu kwezi kwa 10/94 urumva urugamba rugihagarara hashize nk'amezi n'amezi 3 ntarashira igako niho habaye ibikorwa bya mbere byo kwinjiza aba ex-FARE muri RPA no kubaha training kugira ngo bahabwe umurongo mushya w'igisirikare igihugu cyatekerezaga kubaka hagati ya 98 no hagati ya 95 na 98 RPA yinjije abantu barenga ibihumbi 10,500 baba ex-FARE hanyuma kuri uwo munsi mu kwa 10/94 harimo abasirikare bato n'aba officier bagera kuri 78 urebye nibwo ba Colonel Gatsinzi igako mu kwa 10/94 Colonel Gatsinzi uziko icyo gihe nibwo yagiye yinjiye ku mugaragaro muri RPA ndetse ahita aba deputy chief of staff icyo gihe uribuka ko yari Samukaka hanyuma uwitwa Colonel Ndibwami Deogracias ahita ayobora gendarmerie deputy we abakayumba Nyamwasa icyo gihe niba ubyibuka neza hanyuma icyo gihe nibwo nyuma haje n'aba uyu Mukaru umusirikare witwa Mukaru general uba mu Busuwisi ninde twamwitaga Mukaru kera yabaye na minister wa defense Emmanuel Habyarimana yes icyo gihe yaje icyo gihe hari n'abandi nabitwa ba Colonel Rusatira Leonidas icyo gihe haje abasirikare benshi noneho hagati ya 98 kugera 2002 kuko RDF yabayeho muri 2002 nkuko afande yabivuze noneho hari hamaze ubaze abantu bose bari bafitanye isano n'igisirikare cya kera bari bamaze kuba hafi 39,500 iyo ni imibare byageze aho ngaho hari statement nabonye General Kabarebe yakoze ubwo yari umuyobozi mukuru w'ingabo yaravuze ati byageze aho hari igihe twakiriye aba ex-FARE noneho baruta abo RPA fighters yari ifite kugeza ifata igihugu icyo gihe donc ubwo urumva ibyo bintu 2002 nyine RDF niho yabayeho nibwo yatangiye noneho itegeko rishyiraho rya mbere ni ryo mu kwezi kwa 5 muri uwo mwaka ariko ubu urebye ndagaruka ku kintu wabajije afande kijyanye nuko kimwe mu budasabwa RDF n'uburyo igira uruhare mu bikorwa by'iterambere nujya kureba urasanga mu itegeko rigenga RDF kuko hagiye haba amavugurura menshi 2015 ariko irya nyuma ni iryeje ubundi muri 2024 mu ngingo ya 8 y'iryo tegeko niho havugwamo inshingano za RDF inshingano za RDF nyine nyamukuru ihari no kurinda
ubusugire n'ubwigenge bya Repubulika y'u Rwanda nk'uko babivuga, ariko ugeze kuri puwede y'iyo ngingo baravuga ngo kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu biri mu itegeko, biri mu itegeko, ni puwede, biri mu ngingo ya 8 ivuga inshingano iha mandate RDF. Hanyuma noneho ugiye kureba nkubisa akajisho muri iyi document yaraduhaye arasegonde meme, mpita mbona ikintu nureba neza uragenda ubona hari za gahunda nyinshi. RDF ifite uruhare umuntu yarebera nko mu byiciro bibiri. Icyiciro kimwe kibamo gahunda ziswe, iyo gahunda bise Citizen Outreach Program. Iyo ngiyo ni involvement ya RDF muri community n'ibikorwa ikora. Uzagenda ubona n'ahantu RDF iri hose, ngira ngo wabonye no muri Central Africa bari mu bikorwa byo gukora umuganda. Ubona hano ukuntu bubakira abatishoboye, kubakira abacitse ku icumu. Turaza kubigeraho imbere. Reka ndangize icyo ngicyo. Noneho indi mandate ya kabiri wabona muri urwo rwego ni ibijyanye n'ibyo RDF bakora nk'abaprofessionnel. Sibyo, RDF ifite abantu babara abasirikare. Nunareba dufite muri RDF harimo abaganga, dufite abaganga. Nujya muri military hospital, abaganga ba specialist benshi, cancerologue, abantu bo mu ngeri zose, abaganga b'abasirikare. Ikindi nanakubwira nuko ya discipline, hari ubwo umuganga, hari za kanzi z'abantu bamwe nzi, wenda simvuze ngo ni bose. Hari umuganga ujya kwiga agiye gukora nka specialization, yarangiza bakamubwira batari ko nujya iwanyu bazaguhemba ngahe, akababwira ati se hano tuguhaye inshuro ebyiri ntiwaguma hano, akahaguma. Ibyo nta musirikare nzi urabikora. Hanyuma iyo ni ya discipline toujours yo kugaruka gusavinga community. Hanyuma noneho rero ubwo hajemo na za company zindi zishobora kujya muri tenda mu masoko n'ibindi. Ndangiza permettez-moi dive ndangirize ku kintu kimwe. Ejo bundi His Excellency yavuze muri kongere ya RPF. Yavuze, I quote, yaravuze ngo these security forces of ours are the forces I've always wished to have. Ni ukuvuga ngo His Excellency ari proud yuko abona RDF uyu munsi. RDF abona ni ishusho y'igisirikare cyangwa y'inzego z'umutekano yahoze yifuza. Ejo bundi turi Rusoro buriya yaravuze ati Rwanda National Police, RDF n'izindi nzego z'umutekano. Buriya yabaye nk'atubwira ati ni deployment, ariko ni forces zimwe. Ushobora kubireba mu buryo bwa institutional framework, ukavuga uti police, ariko kujya kureba ugasanga muri police n'ubundi ejo ushobora guhura na Fande Carole twambaye imyenda ya police, ejo akaba yagarutse. Ni ukuvuga ngo ni forces zimwe, kugira ngo His Excellency urumva ko nzagumane. His Excellency urumva yuko ni ikibazo cy'inshingano, aho bagusaba gusavinga wabikora ndabizi, ariko ikigaragara cyo nuko His Excellency ari proud ya RDF. Nakubwira ngo RDF rero ni imarketinga ishusho y'u Rwanda, ndetse no mu bikorwa byayo hirya no hino, aho ijya mu nshingano zo kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi, izwi kuri iyo discipline. Ngira ngo muri UN peacekeeping missions, ngira ngo yagiye ihora mu bihugu 5 bya mbere, ubu iza inyuma buri gihe ya Bangladesh na Ethiopia, ngira ngo na India ihora ku mwanya wa 3 cyangwa wa 4. Sorry gukoresha iryo jambo. Jewe umuntu witwa Rizinde na Biseruka no witwa Muvuna Nyambo, bari mu bantu igihe ingabo za RPA zafunguraga gereza ya Ruhengeri, ari mu bantu zasanzemo icyo gihe. Even our current ambassador muri Angola, Rudakubana, sibyo? Ariko abandi bo ntabwo mbaziho ibintu byinshi, ariko kwa accommodating umuntu nka Rizinde bisaba kwizibukira. Nakubwiza ukuri. Ibintu nyine naho ngaho, kuko ngira ngo RPF, ngira ngo udasabwaye umuntu yaburebera n'ahantu henshi. Erega nabakanyarengwe waje akabace y'amana y'umuryango, nawe ntabwo yari clean. Ugiye gukurikiza ibyo byayo mateka byo kuvuga ngo uburyo bwo guhungeta abatutsi muri kiriya gihe, kuko
bariya ni abantu we na Habyarimana bari muri poromosiyo ya mbere ya SM yatangiye yitwa EO École d'Officier iza kuba SM nyuma ariko bari muri poromosiyo ya mbere nibo bantu rero mu gihe haba ari ukuvuga ngo mu gihe cy'inyenzi haba ari mu gihe cyo kwirukana abatutsi imbere ya kudeta ya 73 haba ari abantu bari muri guverinoma ya Kayibanda nubwo ho haje ikibazo cya regionalisme uzi ko Rizinde yayoboraga inzego z'iperereza niwe warimbuye abantu bose bari muri guverinoma ya Kayibanda nubwo bien évidemment nk'umuntu wayoboraga inzego z'iperereza yabikoraga ku mabwiriza y'umukuriye ari we Juvenal Habyarimana hanyuma muri 80 buri icyo bafungiwe bashatse gukora kudeta bari kumwe n'undi muntu witwa Kagenza Alphonse mu myaka ya za 80 nibwo baje gufatwa bafungirwa hariya muri gereza ya Ruhengeri niyo yari gereza mbi cyane ishoboka iyo myaka rero yayimaze muri prison buri gihe ajya kuburana yagera kuri mikoro akavuga ati umutanga buhamya ni Habyarimana ariko ati Habyarimana adahari simburana urubanza byarinze birangira biri aho ngaho Rizinde ari umuntu uri muri prison kugeza inkotanyi zimusanzemo zikamurekura ngira ngo urugamba rurangiye yabaye nka prefet wa Byumba hari yes yabaye nka prefet wa Byumba ngira ngo afande kabari bajya tubwira ibyo by'amateka ubwo ngubwo none nakubwiraga wenda hari nabandi hanyuma n'ikindi wavugaga ngo Dareri anavuga ukuntu Castare Nsabimana Deogracias wari chef d'état major Habyarimana muri 91 mu nama we yayoboye ari kumwe n'abandi ba officier 10 na mazina nayakubwira ariko si ngombwa for now kubera ikibazo cy'umwanya baragiye bahawe inshingano ngo yo kwidentifyinga yo kugaragaza umwanzi wari we bagaragaza uwo bise l'ennemi intérieur et l'ennemi extérieur none uwo bise l'ennemi wa mbere uza muri kategori ya mbere yari umututsi yabo wo mu gihugu cyangwa uwo hanze hanyuma undi mwanzi yari umuntu wari we wese waba akorana nawe ndetse bahise basohora muri iyo raporo yabo harimo n'amazina bakaje guhakwa barimo abitwa ba Sieva bamajyambere Silas n'abandi bacuruzi benshi abantu bose n'abarwigarase na Paul abantu bose bavugaga icyo gihe ngo baho bufashe inkotanyi donc ni ukuvuga ko icyo gihe ku itariki ya 4 z'ukwezi tariki ya 4 kugera ku ya 5 muri iryo joro mu kwezi kwa 10 muri 90 abari hano muri Kigali ngewe nari hari igikondo baraye barasa babeshya abantu ngo kwinkotanyi ngo ko ex-fare ngo yari hanganye n'umwanzi yari hanganye n'inkotanyi zageragezaga kwinjira mu mujyi wa Kigali ariko nibwo bwakeye bafata abantu bisi byitso barenga 10,000 babafungira mu mastade muri za condition utazi ibyo ni ibintu byakozwe n'igisirikare ntabwo rero ushobora gufata igisirikare nk'icyo kuko kiriya gisirikare cyakoze genocide tukuru hanyuma nakandi kajagari kacyo buriya Habyarimana yapfuye bagusora yaravuye mu gisirikare ari retired ariko ari dirikabu muri ministeri y'ingabo ko nibuka ko yabarwaga n'umugabo witwa Augustin Bizimana wari uri muri mission muri Cameroon icyo gihe ntiyaranahari none wakwibaza ngo umuntu wari dirikabu yaravuye no mu gisirikare mbwira ukuntu Habyarimana yapfuye none agahita agaruka kuyobora ingabo zose akaba ari utangira kuziha amabwiriza donc ibyo byose rero birakwereka icyo gisirikare wavugaga icyo aricyo none rero gufata abantu bari muri icyo gisirikare fata abantu bari muri icyo gisirikare fata abo bantu uko bahise bica abanyapolitike byose birazwi n'iki noneho RPF ikavuga ngo tugiye kwizibukira dukorane n'aba bantu iyo RPF itabikora iki gihugu ntabwo kiba kikiriho nibaza ko iki gihugu hari igihugu cyagoranye cyane giheruka stabilité kikiyoborwa n'umugabo witwa Mohamed Siad Barre kitwa Somalia uzi abakurikiyeho ba Farah Aidid n'abandi kuva 92 kugeza ubu Somalia ntabwo yigeze igira amahoro nigeze igira umutekano dushobora kuba twabaga dufite a failed state igihugu kimeze gutyo igihugu kitabaho cyangwa se mu kimwe abantu bakaba barakigabanyije kimwe nk'uko abazungu bazanaga ibisubizo ku meza bavuga bati turabona abahutu kubana n'abatutsi bidashoboka ibi bibazo no mu Burundi birahari mureke hamwe tuhashyira abahutu handi tuhashyira abatutsi hari abazungu bashyiraga ibyo bisubizo ku meza ngira ngo rero ejo bundi His Excellency yatubwiye turi muri Unity Club nanone yatubwiye sinzi niba wibuka umwana yavuze wamubajije impamvu aribo asaba gutanga imbabazi nuko aribo bafite icyo batanga iyo statement His Excellency yarayikoze ibi bintu rero byose icyo bikwereka birakwereka iki ibi ngibi birimo birakwereka uko iki gihugu cyemeye kunywa umuturura kugira ngo gishobore kubaho ni nayo mpamvu nkubwira ngo ibi bintu byose yavuze kuko wakwibaza ngo ikintu nge nemera rero icyo biza bingaragariza ni iki
ndagaruka kuri statement ya General Retired Fred Bingira avuga ati hagati yuko Rwigema apfuye yaravuze ati uru rugamba rwari hagati y'abantu babiri, hagati ya Fande His Excellence Paul Kagame na Rete Fred Rwigema. Avuze ati hagati yuko Rwigema apfuye na His Excellence adahari, uzi ko yari ari muri Amerika, ati twese twari mu kavuyo mu kajagari, ntabwo twabonaga ko urwo rugamba rugomba kurwanwa. Hanyuma rero icyabaye ni igiki? Agarutse wumvikana Ibingira yatubwiye ati nta bandi basirikare bashya yaje azanye, ni twebwe yaje akora reorganization, turongera turwana urugamba turarutsinda. Biragaruka ku cyo Afande Karuretwa yavugaga, ikintu cyitwa leadership ni ikintu gikomeye, ikintu cyitwa komandoma mu gisirikare ni ikintu gikomeye. Ngira ngo rero ndakubwira ngo byose biragaruka kuri leadership. Hanyuma His Excellence akorera statement nigeze kukubwira mbere, iki gisirikare akiyoboye imyaka 36 36 cyaba kikitwa RPA no kugeza aho kibereye RDF, n'ubundi yabaye commander in chief. So ku buryo rero nge nekereza ko iki gisirikare akizi, aza amateka yacyo, azi uko cyakuze, ahubwo uyu munsi turimo turaza guha umukoro abakiri bato. Yego. Mbo wenda nigize kubivugaho mu buryo buri anticipe, nshaka kukwereka ko imyitwarire ya RDF bya bintu nakubwiye nise discipline organisationnelle, kindi uburyo irangiza inshingano yahawe, yaba ari izi ngabo dufite mu butumwa bw'amahoro bwa UN kuri mandate ya UN, yaba iziri kuri mandate zaba iziri kuri bilateral agreements tugerana n'ibihugu runaka. Uzi ko nko muri Central Africa dufite ingabo ziri mu bwoko bubiri, iza UN n'izi bilateral, hari na Mozambique bilateral. Ngira ngo buriya RDF ijya muri Cabo Delgado, SADC yari yananiwe, SADC yarahivuruguse, biriya byihebe birabananira bose. Hanyuma reba MONUSCO iba hakurya ha muri Congo, MONUSCO kuyitandukanya na FDLR byagora kuko nayo iracukura, nayo yibera muri business. Donc ni ukuvuga ngo MONUSCO ifite n'ingabo z'umuryango w'abibumbye, ariko n'ingabo ntabwo uri bwite ingabo z'umuryango w'abibumbye, n'ingabo z'umuryango w'abibumbye, ariko se iyo zisanze mu bikorwa bimwe, byisanze mu bikorwa bimwe na kariya kavuyo kose gahari, bakisanga mu bikorwa bimwe n'ingabo, iriya coalition yose wabonye Tshisekedi ajyazana n'abacanshuro, MONUSCO ikisanga hamwe nabo, icyo gihe wabigenza gute? Yababwiye Afande yavuze iby'uburyo minuar yitwaye hano, uburyo MONUSCO yitwara muri Congo nabyo ntabwo bitandukanye. Nyine nagira ngo navugaga uburyo RDF yagurishije, sinava ngo yagurishije, yamenyerekanishije u Rwanda rutandukanye n'urwo abantu babonye muri 1994. Ni ukuvuga ngo aho inyura hose ihasigira iryo zina, sibyo? Ku buryo bya bindi nigeze rimwe twigeze kuganira hano, sinzi uko nigeze mbabwira ikintu kijyanye no kuvuga ngo u Rwanda, mbabwira uburyo ari narubonaga nka puissance régionale, kandi mu buryo buri incontournable. Iyo urebye RDF nayo ni partenaire international fiable. N'aba bantu bose, abantu bose baza mu butumwa bw'amahoro burya bose batinya gupfa. Uzurebe bamwe baranavuga bati twebwe twatanga amafaranga, wenda twebwe contribution yacu twagira icyo dutanga, twatanga ya, ariko buriya oni iravuga wumva ngo le casque bleu, ariko nta basirikare igira ibigomba kubakura mu bihugu. Ugize ubu ngubu rero aho RDF yabaye hose, haba ari aho muri Central Africa twavugaga, haba ari muri Darfur, haba ari muri Sudani y'Amajyepfo, aho haba muri za Haiti, aho RDF hose muzi abantu bose bazi yanyuze, yahacanye umucyo kandi hasiga iryo zina ryiza. Niyo mpamvu rero iyo supremacy militaire nta nubwo ari ibijyanye n'imbaraga n'uburyo ikora akazi kayo, kuko ntabwo wari wumva RDF mu bikorwa byo gusahura,
wari wumva RDF mu bikorwa byo kurepinga ujya kumva ngo abantu ngo barimo baramena amaduka ukumva ngo bandi ngo barimo ngo barasahura ukumva ngo bandi barakora za rep ntabwo ibyo bintu wari wabyumva kuri RDF umuntu wese ushobora kuvuga RDF azajya yivuga ukwiri kubera yuko icyo cyizere iryo zina yararyubatse n'aba bantu bose ubona niba ujya kuvuga nibi tumazemo ibihengwa Amerika ngo hari abasirikare bacu yafatiye ibihano n'ibindi byose biriya nayo iri mu nyungu zayo na Kongo twabivuze inshuro nyinshi kuko Amerika ni igihugu cyarangije ni nko kuba ngewe nawe dufite urubanza ariko umuhuza akaba agomba kuba fande ariko afande akaba yaravuze ku mugaragaro ati ngiye ndya ruswa kandi ruswa nariye ni ya Evode noneho wowe ukemera kujya muri urwo rubanza natwe rero niko tumera muri iriya mediation na Kongo biriya bihano byose tubona ni ukugira ngo bashimishe Kongo kubera ibyibaha ariko si uko Amerika iyobewe RDF icyo aricyo akantu gato nyemereye kugira ngo nkosore kuri Mozambique Mozambique buriya ntabwo SADC deployinze imbere yacu ahubwo SADC deployinze kubera twe maze kudeployinga baravuga ati turacitswe babonye ukwezi kumwe tumaze gutsinda umwanzi tumuvanye mu birindiro byabo hafi byose nibwo SADC yaje ahubwo mbere yacu uretse ko ntabwo batinze baradeployinze ntabwo ndi bujye muri details y'ukuntu byabagendekeye ariko hashize baravuga ati ibi bintu birarangiye reka twitahire barataha tujya naho byabaye ngombwa ko twohereza abandi basirikare bo gusiba icyo cyuho bari basize ahubwo abatubanjirije ni n'abacanshuro Mozambique icyo gihe yabanje ntabwo ari ibanga biri hanze aho babanje gukorana na Wagner Group icyo gihe Wagner Group uragira ngo Wagner from Russia yo mu Burusiya bajyayo ariko bakoresha air power cyane helicopters n'iki ariko bavayo nabi cyane ahubwo batumye imbaraga z'aba insurgents ziyongera kuko bavuga ati murabona bazanya abanyamahanga kurwanya abaturage ba Mozambique kandi so bavayo nabi bibananiye haza indi group itwa yo muri South Africa itwa Dyke Advisory Group nayo bimera kuri iyi so twaje rero izo group zose zarananiwe mu kwezi kumwe tuba duhinduye situation kuri terrain ubwo SADC ibirabibonye ubwo bavuga ati reka natwe tujyeyo baraza ariko ibindi nabibabwiye yaba aho ngaho muri Cabo Delgado yaba n'ahandi mu butumwa butandukanye ariko n'imbere hano mu gihugu ntabwo mukora ibikorwa byo kurinda umutekano gusa kurinda ubusugire bw'igihugu hano mu Rwanda kugarura umutekano aho mwagiye mukora n'ibi bikorwa byo guteza imbere imibereho myiza y'abaturage nabikomojeho ko n'ejo ubwo hizihizwaga umunsi wo kwibohora nabwo hari ibyatashywe hirya no hino mu gihugu twabonye abayobozi mu nzego nkuru z'igihugu batandukanye bifatanya n'abaturage ndetse n'ingabo z'u Rwanda na polisi mu kubera iki bimubikora nka RDF urakoze ngira ngo twagiye tubikomozaho kenshi twebwe nka RDF bitewe n'iyo vision iyo twavanye mu ishyamba tutarabana n'ingabo za leta ntabwo twibona ntabwo RDF yibona nk'urwego ruri ku ruhande nkuko hari ibihugu biba bimeze kuri usanga igisirikare kiri ku ruhande gifite mission yayo twebwe mbere kuba abasirikare turi abanyarwanda noneho n'abatuyobora barabivuze babisubiramo kenshi ko tugomba kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu noneho tukaba dufite nubwo dufite umwihariko wo kuba turi abasirikare dufite inshingano zo kurinda umutekano n'ubusugire bw'igihugu dufite abaganga dufite engineers dufite abantu baba bizi ibintu bitandukanye ibyo rero uko RDF imeze muri mission yayo ubwo bumenyi n'uburyo tuba dufite niba tuvuze engineers nuko hari n'ibikoresho bijyanye nabyo n'abaganga nuko ntabwo tubigumana mu gisirikare gusa tukora ku buryo n'abaturage tubagezaho
serivisi zijyanye n'ibyo tuba twarahawe ubumenyi n'ibikoresho. So abaganga ba gisirikare ntabwo bavura abasirikare gusa, bavura n'abaturage. Engineers bacu barubaka, ngira ngo muraza kubibona muri aka gatabo naguhaye. Hari ibikorwa byinshi cyane, hari abaturage barenze 30 bavuwe n'abaganga ba gisirikare. Hari amazu menshi, imibare irahari no kuri website nkuko nabivuze. Hari amazu menshi yubakiwe abatishoboye, hari amatungo yahawe abaturage, hari ibikorwa byinshi bitari ibya gisirikare ariko ari contribution ya RDF ku iterambere ry'igihugu abaturage. So ni ibintu bikomeye cyane kuri twebwe, ku buryo buri mwaka uko twizihiza umunsi wo kwibohora dukora bene ibyo. Ni iki bitanga mu mibanire yanyu nyine n'abaturage no kubaka umutekano mu buryo bwagutse no mu buryo burambye koko? Urakoze, ni ikibazo cyiza cyane. Ndaguha urugero, ariko mbanze mvuge ko mu byo isaruro tubona muri ibyo bikorwa harimo byinshi, ariko igikomeye wenda ni uruhare abaturage bagira mu mutekano w'igihugu. Wenda ntanze urugero, twagaruka inyuma tukibuka intambara z'abacengezi. Hari abantu babyibagirwa, ariko hari igihe iki gihugu cyatewe, ngira ngo habaye ibitero nka 5 binini cyane muri iki gihugu, biturutse mu burasirazuba bwa DRC. Icyo gihe abateraga n'abantu bari baraturutse mu gihugu indani, bafite abantu babafasha, babahisha, babagemurira mu gihugu imbere. Icyatumye iyo ntambara intera yayo ihinduka, tugatsinda abacengezi, ikintu kinini cyabayeho ni uko abaturage bafashe icyemezo cyo gufasha icyo gihe ari RPA cyangwa RDF kurwanya abacengezi. Gukorana na RDF mu guhangana n'umwanzi twari dufite icyo gihe, kugarura umutekano mu gihugu. Iyo bitaba intambara yari gukomera birenzeho cyane. Kuva icyo gihe rero, ikintu cyo kumva ko umuturage w'u Rwanda atari umugenerwabikorwa gusa, ahubwo ko ari umufatanyabikorwa mu mutekano mu gihugu, byabaye nk'impamo. Ibyo dukora byose, nubwo biba bigamije ibikorwa bya gisirikare, abaturage mu buryo butandukanye tuba tubikorana. Ibyo rero iyo dukoranye nabo muri izi gahunda zo kwibohora, birarinforcinga, bikomeza uwo mubano, ubwo bufatanye hagati y'ingabo n'abaturage b'u Rwanda. Reka tuze noneho kubigezweho muri iki gihe birebana no kurinda umutekano n'ubusugire bw'igihugu. Ngira ngo turi mu karere kahoramo ibibazo by'umutekano, ahanini bishingiye ku kibazo gihora mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho rwose ubona bimaze igihe umuntu rimwe na rimwe akanibaza iherezo ryabyo. Ni ikibazo iyo usesenguye ubona kimaze imyaka myinshi, rimwe na rimwe abantu bashobora kuvuga bati gishobora no kutarangira vuba, cyane cyane gishingiye kuri uyu mutwe wa FDLR n'ingengabitekerezo ya jenoside mu karere, bituma abantu Fandekaro twavuga bati ko FDLR ikomeje guteza ibi bibazo byose, ingabo z'u Rwanda mwe mwiteguye cyangwa se mukora iki ko hahora kino gitutu cyo kuvuga ngo uyu munsi u Rwanda rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi niziveho,
bigatuma abantu bavuga batari ku ibi bintu uzi ko bishobora kuzagera igihe koko nyine no kubera n'icyo gitutu n'ikizi ingamba z'ubwirinzi zikavaho ikibazo kikarushaho gukomera. Abantu bafite izi mpungenge mu basubiza iki muri iki gihe mukurikije ikibazo uko giteye? Urakoze. Wakoresha ijambo ingamba z'ubwirinzi. Niba hari ingamba z'ubwirinzi nuko nukwirinda nuko ari ikibazo gihari wirinda, nuko ari umwanzi ufite icyo agamije gukora mu gihugu hano mu Rwanda. So ingamba z'ubwirinzi nta gihugu kitazigira. No muri context y'u Rwanda icyo bivuze cyangwa nature y'ingamba z'ubwirinzi yagiye ihinduka. Njya nibuka muri 2019 President Tshisekedi akijyaho ku butegetsi, twaganira n'abasirikare bakuru baho. Icyo gihe CDS yari witwaga Celestin Mbala. Twumvikana kuri joint operations nk'uko zagiye zibaho murabizi. Diva nubwo uri mutoya ngira ngo urabyibuka za umoja wetu n'ibiki. Twumvikana ibikorwa bitandukanye twagomba gukora kugira ngo dusecuringe kuri border yacu na Congo. Urabizi ko harimo muri Burasirazuba bwa DRC harimo group zirenze 200 zitwaje intwaro. Twumvikana ibikorwa bitandukanye byo guhangana n'icyo kibazo. Izo nazo ni ingamba z'ubwirinzi. Ariko iyo gize ikibazo nk'icyo dufite ubu, aho ubuyobozi bwa DRC aho president wa DRC afata icyemezo yemeza gukorana ahubwo n'abanzi bacu kugira ngo adutere ibibazo biturutse muri DRC, ingamba z'ubwirinzi ntabwo zivaho, zirahinduka kuko nakomeje navuze ku ntambara z'abacengezi. Ibintu byo gutegereza umwanzi ibikorwa bye bikadusanga mu mipaka ku butaka bw'u Rwanda twarabibonye, tuzaho byatugejeje. So ntabwo turi abanyeshuri babi cyane. Iyo turebe uko byagenze igihe cy'abacengezi, hari ibyemezo byafashwe bijyanye n'ukuntu ingamba z'ubwirinzi zigomba kumera kugira ngo abaturage bakomeze babeho neza, ntibaterwe ibibazo bituruka muri DRC. So turabizi ko ibyo bavuga ngo lifting defensive measures, kuvanaho ingamba z'ubwirinzi zose, icyo bivuga turakizi, icyabaho turakizi. Wavuze FDLR. FDLR hari abantu bibaza ntabwo ari umutwe w'abantu dufite icyo dupfa cyangwa se inyungu turwanira. Ni umutwe ufite ideology izwi. Ni umutwe ugizwe n'abayoboye cyangwa bagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. N'ubu niyo murongo bagenderaho. Kongo ivuga ko abantu bashaje ngo reka nze nkubwire. So umurongo ni uriya. Umurongo vision yabo ni Rwanda rutarimo umuntu witwa Umututsi cyangwa aho bita Umututsi. Nicyo bigisha kugeza umunsi mu mashuri yabo. FDLR rero aho banatandukanye n'indi mitwe yitwaje intwaro iba muri DRC. Buriya igihe bambukaga umupaka bajya muri DRC muri 1994, bagiye nka system. Batwara amashuri yabo, buriya za école des officiers, école des sous-officiers barabikomeje hariya. Bagira index graduatinga bagiye nka system nk'igisirikare cya leta almost. Niko nako bakomeje. So kuvuga ngo FDLR ugategeza ko ari babandi bambutse muri 1994, Kongo isanzwe bivuga ibyo ni bisanzwe, ariko abateye ikibazo ngira ngo nababiha amatwi bakanabikwirakwiza, kuko niyo wajya Mutobo uyu munsi cyangwa ejo mu gitondo, abo wahasanga ni abasore bato bize mu mashuri ya FDLR, hari intege zitandukanye. So kuvuga ngo abo tugomba kureba gusa ngo nabambutse muri icyo gihe ni ukwirengagiza. Sinzi niba ari ubucucu cyangwa se niba ari kwigiza nkana. Kuba Kongo yabivuga
birumvikana bakorana nabo baba bagira ngo bitagaragara cyane so barigize nkana ariko abababaje n'ababiha amatwi ibintu nk'ibyo kandi bigaragara mutobona ushaka kuhasorose arahareba ayo amashuri yabo ari za warikare yitwa Pinga ni ibintu bizwi so threat ya FDLR ntabwo yagabanutse ahubwo yariyongereye wenda indi aspect ya nyuma navuga kuri FDLR uko iteye umunsi ubuyobozi bwa DRC na president uriho ubu yagize gutyo afata FDLR ayishyira hagati y'iyi movement yitwa Wazalendo. Wazalendo ni abaturage bo mu burasirazuba bwa DRC benshi birenze mirongo ushaka kuba birenze n'ibihumbi 100 ariko kuri center yabo abafite mu gisirikare tuvuga center of gravity ariko mu buryo ari ubwa gisirikare bwo kurwana ari no mu buryo bwa ideology FDLR niyo iyoboye iyo movement Wazalendo nibo bazi bitwa ko bazi terrain hariya nibo bazi bitwa ko bazi umwanzi ari we twebwe nibo bafite uburambe muri intambara yo guhangana n'u Rwanda n'abameze nk'abanyarwanda bose so kuvuga ko FDLR ushaka kwigira akantu gatoya k'abasaza b'icyo gihe 94 waba ufite wenda niba ari kubushigikiye gahunda za leta ya DRC yo kubafasha ngo bongere bakomere cyangwa niba ari kwirengagiza simbizi kwigira nkana ariko FDLR uko imuzi umunsi nuko ngusobanuriye ntabwo mwenda gukuraho ingamba z'ubwirinzi oya hari igitutu kibasaba kuzikuraho igitutu usubije amaso inyuma ntabwo nibaza ko ari igihe hatabaye igitutu ku Rwanda nge ndi mu bashinzwe kujya muri ibyo biganiro n'abanyekongo birimo abanyamerika turabikora nta n'igihe tutazabikora ariko iyo tuganiriye tukareba uburyo bushoboka kugira ngo ikibazo cya FDLR kibe cyarangira karangizwa na DRC natwe ingamba z'ubwirinzi zikavaho nta na rimwe twishyira kuri position aho tuvuga ngo kubera igitutu kubera urusaku ubwo twemeye ko tuvanyeho ingamba z'ubwirinzi bizaba bikaba ko twarabibonye ko nabivuze kare ingamba z'ubwirinzi zizagumaho zizagenda zihinduka bijyanye na situation uko imeze niba dusubiye muri joint operation nk'izabaye kera ubwo ni byiza cyane ariko kuvuga ko twavanaho ingamba z'ubwirinzi ntabwo turabiyahuze turagana ku musozi w'ikiganiro cyacu nahoze mbona honorable Voda ashaka kugira icyo avuga kuri iki kibazo cyo mu karere naho kigana ariko hari icyo gitutu hari politike ibyihishe inyuma ukurikije uko wagiye ukurikirana ikibazo n'uko bimeze ubu ngubu n'iki washakaga ko bivugaho tugana ukite dive ngewe hari ibintu nsobanura nkurikije imibereho yanjye bwite mu mibereho yanjye bwite nkoresha ikintu cyitwa théorie du moindre mal iyo nisanze ndi imbere y'ibintu bibiri bibi mpitamo ikibi buhoro ikibi gatoya kuko kuvuga ngo nimukureho ingamba z'ubwirinzi nuvuga ngo izi ngamba ziratubuza kubica nimuzikureho tubarangize nicyo bisobanuye sibyo ubwo se waba uri umusazi n'ikibazo cyo kuvuga ngo uri umwiyahuzi waba uri umusazi umeze gute FDLR byarasobanuwe bisobanurwa n'abayibayemo bisobanurwa n'amakuru dufite bisobanurwa n'amakuru duhabwa n'abari mu buyobozi bwa Kongo FDLR iri muri FARDC nakubwiye ko gusenya FDLR bisaba gusenya FARDC so bwa mbere mbikubwira muri iki kiganiro mu biganiro byashize hanyuma mu magambo make iri mu ngabo za Kongo hanyuma gusaba leta ya Kongo ngo nisenye igisirikare cyayo nibwira ko nabwo abantu baba bayisaba bidashoboka ibi bijyanye n'ingamba z'ubwirinzi
muri CONOPS Olivier Ministre Olivier Nduhungirehe ahora bisobanura buri munsi muri CONOPS biri clear ni ukuvuga ngo ntabwo ari ukuvuga ngo kora iki kuraho hwira itafari nanjye nkure hwira ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwasobanuye impamvu zashyizweho leta ya Kongo mu masezerano yahawe mandate yo gusenya umutwe wa FDLR bakoresheje ijambo neutraliser alors jewe nkunda gukoresha démanteler mais ariko kugira ngo wenda boshye ibintu neutralization cyangwa se kuvuga ngo ifo neutraliser le FDLR niyo langage bakoresheje ariko igisobanuro cyabyo mu kinyarwanda cyiza ni ukurimbura ni ugusenya uwo mutwe leta rero ya Kongo nayo itabikoze u Rwanda narwo turababwira ngo ntacyo tuvugana gusenya FDLR bitarabaho kuko muri CONOPS bwa mbere uzaganire na Ministre Biruta bwa mbere byari byanditse ngo hari ahantu handitse ngo consécutivement ngo à ce qui est prévu au point 3 consécutivement u Rwanda ruzakuraho ingamba z'ubwirinzi ni ukuvuga ngo gusenya FDLR birabanza ntabwo ari ukuvuga ngo tugiye kubikora simultaneously kuko urumva sinzi nuko wabikora ni ukuvuga ngo twebwe twagaragaje ko dufite impungenge z'umutekano w'igihugu so nta rujijo rurimo rero nta rujijo rurimo ibintu biri clear kuko icyo nshaka kukubwira nuko yego soza ibyo kudufatira ibihano ibi ngibi umaze iminsi ubona donc ni ukuvuga ngo icyatubaho ni ukuvuga ngo muri ya teori du moindre mal nibyo nkubwira ibihano niyo ngaruka nto kuruta ibyatubaho dukuyeho ingamba z'ubwirinzi donc ibi bintu byo biri clear hanyuma ndangiza hari icyo nigeze gushaka kuvuga ku byo afande Carolet yahoze avuga biriya bijyanye no kuba abaturage ari abafatanyabikorwa mperuka kureba ya raporo ya RGB bavuze ku bagenda batanga amanota icyizere abaturage bafitiye inzego z'umutekano ni 99.6%. Iyo ni CRC ni Citizen Report Card iheruka 2025. So nicyo nashakaga kuvuga donc ibyo birakwereka ko abaturage na RDF ni hand in hand. Dusoza afande sinzi nandi uvuga ngo mu munota umwe mwari bato nawe watuhaye urugero rwawe mu rugamba rwo kubohora igihugu niki mubwira abajene ni nikihe cyizere muha abanyarwanda bavuga bati abantu bari muri RPA bagenda bakura bataharaho ahazaza ingabo z'igihugu tuhagirira icyizere nk'icyo dufitiye ababanjirije abajene tubona uyu munsi? Urakoze, ni ikibazo gikomeye. Ejo nari Gako Gabiro Combat Training Center nganiriza abana bari mu itorero indangamirwa kuri icyo kibazo. Nababwiye ko ninjira igisirikare ngiye nafite imyaka 17 ariko nabari batuyoboye His Excellency ntabwo ayobora intambara yacu yafite 30 n'imyaka mike irenzeho 33 hafi 23. So nababwiraga rero uruhare rw'urubyiruko rugomba gukomeza tuwe turagenda tuvamo gake gakeya. Imbaraga z'urubyiruko nizo zafata ibintu aho twabigejeje bagakomeza, ariko hari n'uburyo bwagiye buhinduka. Technology zarahindutse, za AI ziri hano, ubumenyi bwarahindutse. So urubyiruko nirwo rufite uburyo bukoresha ubwo buryo bwose kugira ngo bakomerezaho. Advantage nababwiraga Gabiro, advantage bafite nuko bafite aho bareberaho, aho ababanjirije bagejeje ibintu, uburyo babikoze kandi ari bato cyane. Iyo ni inspiration bafite wenda utasanga muri buri gihugu. So nabakangurira rero ko bagomba kureba ayo mateka ya vuba, aho ibintu bigeze uyu munsi, bakiga bakagira uburyo butandukanye bugezweho, bakaza bukoresha kugira ngo bavane aho naho twebwe twabigejeje, bakomeze atari kugumiza naho bigeze gusa, ariko bakomeze bazamure igihugu mu buryo butandukanye.